ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro ikaze bwoko bw'Imana imbere y'Imana uyu munsi ku cyumweru tubashije guterana mu izina rya Yesu. Abari hano Imana ibamugisha ibagire neza, kandi n'abari kure tubashije kuba turi hamwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, ubutumwa bwiza bukabageraho aho uherereye hose. Imana igumugisha kandi kugire neza. Ndagira ngo rero dukomeze ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ndetse ari naryo sezerano Imana iduha muri iki cyumweru. Ijambo Imana iduhaye ni gute watangira bushya. Uyu munsi turatangira igitabo cya Yosuwa. Tumaze ibyumweru byinshi turi mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Imana ishimwe cyane rero kubwo igitabo cya Yosuwa, kandi ngohesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo muri iki gitabo n'ubundi Imana izagende igushoboza, maze buri munsi uzakubere mushya, buri munsi uzatangire bushya, mbese ububyutse buturutse ku Mana buzagumane nawe. Imana ishimwe cyane. Ni gute watangira bushya rero? Ni nk'ikibazo twibaza kubera ko turi mu rugendo, kandi turagomba gutangira bushya buri munsi kugira ngo tugende turushaho kuba tuba bashya nk'uko Imana yabishatse. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa n'ubundi igice cya mbere, dusome umurongo wa 5 n'umurongo wa 6. Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose, iramubwira iti nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza babo. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana yahabwa icyubahiro. Wadusomeye Bibiliya uyu munsi, Imana imuha umugisha. Yasomye ahereye ku murongo wa mbere ageza ku murongo wa 9. Mu rugendo, mu buzima, mu bikorwa, hari aho ugera ukaba usabwa gutangira bushya, ukaba usabwa yuko wongera ukagira itangiriro rishyashya, ugashyiramo izindi mbaraga, ugashyiramo andi mavuta. Hano rero turabona yuko uko byagenda kose hari inzira ikugeza ku ntsinzi. Ubuzima bwacu ni urugendo. Kubw'ibyo rero, mu buryo tugenda, mu kazi dukora, mu masomo wiga, abanyeshuri muri hano, ni ukuvuga ngo uko biri kose hari ukuntu uba ugamije cyangwa uri mu cyerekezo kikugeza ku ntsinzi. Reka tugaruke kuri Yosuwa rero. Yosuwa mu Bisirayeli, uyu Yosuwa yari agiye gukomeza n'ubundi umurimo wigeze kuba uri gukorwa n'umuyobozi witwa Mose. Gusimbura Mose ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Niyo mpamvu Imana yahamagaye Yosuwa igira ikimubwira ku murongo wa mbere. Ngo ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose, umurongo wa 2 ati umugaragu wanjye Mose yarapfuye. Urumva ko Imana yasanze Yosuwa iramubwira utumva rero uyu munsi reka nkubwire, umugaragu wanjye Mose yarapfuye. Reka nkubwire ngo Yosuwa na Mose ubuzima bwabo buratandukanye cyane, kuko Mose ntabwo yigeze asogongera ku buretwa bwo muri Egiputa. Mose yibereye ibwami, Mose yabayeho neza ibwami, Mose yize amashuri meza ashoboka muri Egiputa. Ariko uyu Yosuwa we yakoze uburetwa, yumvise uko umuntu atebura amatafari akubitwa ndetse ajya kubakira ibigirwamana, kandi we mu mutima we yizera Imana nyamana. Yosuwa rero yari afite uko biri kose ku bikomere, yasogongeye ku bikomere byo muri Egiputa. Ikindi kandi uyu Yosuwa yabaye umugaragu wa Mose. Nuvuga ngo yagiye akorera Mose. Muri iyi myaka 40 Mose yakoze ayobora Abisirayeli, Yosuwa yari umukozi we cyangwa se yari umugaragu we. Nuvuga ngo Yosuwa rero uyu murimo yari ahawe. Tekereza kuva mu bubata ukanyura mu butayu, ukagenda ureba ibitangaza byakozwe n'Imana ikoresheje Mose. Mose wayobora Abisirayeli bakanyura mu nyanja itukura. Mose Imana yakoresheje ibitangaza, Abisirayeli bakabona ibyo kurya mu butayu, Abisirayeli bakabona amazi yo kunywa, Abisirayeli bakabona ijambo ry'Imana rya buri munsi. None Yosuwa arahamagarirwa gusimbura Mose. Ntabwo byari byoroshye cyane. Ntabwo byari byoroshye ko Yosuwa ashyira ibirenge bye mu nkweto za Mose. Cyari ikibazo gikomeye cyane. Ariko Imana ishimwe cyane kubera kuko nubwo Yosuwa atari afite ibikorwa nk'ibya Mose, Imana yaramutoranyije. Kuki? Kuko Imana ntabwo irobanura ku butoni. Icyo Yosuwa yakoze ni iki rero? Yosuwa yashimangiye ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo yishingikirije ku ijambo ry'Imana.
kandi turaza kubibona hariya muri Yosuwa n'ubundi gice cya mbere ko ijambo ry'Imana niryo ryamubereye urufunguzo rwo gutahukana intsinzi mu buzima bwe, rwo gutahukana intsinzi mu byo yakoraga, urufunguzo rwo gutahukana intsinzi mu rugamba yarwanaga. Niyo mpamvu ahangaha tuza kubona icyo Imana iri bujye kumubwira kimubashisha gukomeza umurimo Mose yakoraga. Reka nkubwire ngo reba umuyobozi wamaze imyaka 40 akunzwe n'abo yayoboraga, wamaze imyaka 40 Imana imukoresha mu buryo bw'igitangaza. Bibiliya itubwira ko twarabisomye mu cyumweru gishize yuko Abisirayeli bamaze ukwezi kose buri munsi baririra Mose, bari mu gahinda. Kubera iki? Kuko batekerezaga buryo ki Imana yakoresheje Mose akaza muri Egiputa akabavana mu buretwa, uburyo Imana yamukoresheje ibitangaza byose, noneho bakababara cyane. Nyuma y'icyo gihe rero noneho Imana ihagurutsa Yosuwa. Imana ishimwe cyane. Yosuwa rero yishingikirije ku ijambo ry'Imana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko yashinze imizi mu gusenga. Yafashe ijambo ry'Imana, yumvanye Mose, none ajya imbere y'Imana arasenga. Ntabwo ari ibyo gusa, ikindi ni uko yafashe kamere y'ivugabutumwa, kamere yo kwagura ubwami bw'Imana, yo guhamya Imana. Uwo ni Yosuwa rero. Imana yamukoresheje kuri Yorodani, turabibona mu kanya, ndetse Imana yamukoresheje ku nkuta za Yeriko. Imana yamukoresheje mu kurwana urugamba rwa Leta Zunze Ubumwe z'Abamori. Leta Zunze Ubumwe z'Abamori zirahaguruka ngo zirwanye Yosuwa, ariko icyo gihe kuko Imana hari ibanga ari yahaye Yosuwa yatahukanye intsinzi imbere y'ibyo bihugu byose. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana uyu munsi rirakubwira, niwemera gutangira bushya ugakomeza ujya imbere, Imana izakurwanirira ku buryo n'ibyakwishyira hamwe ngo bihagurutse kukurwanya, ntabwo ari wowe birwanya, ahubwo birwanya Imana ikugenda imbere. Ni ngombwa cyane kubisobanukirwa. Ibyo Yosuwa yari abizi neza. Kubera iki? Kuko yabaye hafi ya Mose akamukurikira intambwe ku ntambwe. Kandi ijambo Mose yazanaga avuye ku musozi Sinayi nibyo yigeze kuzana avuye Horebu. Aho hose ni ukuvuga ngo Yosuwa yabaga ari mu b'imbere kugira ngo yakire ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu nawe uri umunyamugisha igihe cyose ukomeze kwakira isezerano ari ryo jambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ni gute rero watangira bushya? Ni gute wakomeza ujya imbere? Ushaka kumbwira uti genda naratangiye, nibyo, ariko ijambo ry'Imana riragusaba uyu munsi, tangira bushya kandi ukomeze ujya imbere. Gute rero? Icya mbere, komera ushikame. Umurongo wa 6 Yosuwa igice cya mbere ngo komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza babo. Komera ushikame. Muri iyi mirongo twasomye uyu munsi muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza ku wa 9, iri jambo komera ushikame riragaruka inshuro eshatu. Inshuro eshatu, komera ushikame, kuko ni wowe ngiye gukoresha. Komera ushikame kuko wasimbuye Mose. Komera ushikame kuko aba bantu ugiye kuyobora nawe urabazi. Ni abantu bajya bivovota, ni abantu bajya bakumbura muri Egiputa, ni abantu barambirwa imigisha ituruka ku Mana, ni abantu barakarira n'iyo babonye ibyiza. Kubw'ibyo rero komera ushikame. Imana ishimwe cyane. Icyo ni cyo kintu cya mbere tugiye gutekerezaho muri iki cyumweru. Komera ushikame. Ni gute wakomera rero? Ni iki wakwishingikirizaho? Ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 17 ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ibya kera biragomba gushira. Ibitekerezo by'uko nawe wabaye mu buretwa biragomba gushira. Iby'uko wari umenyereye kuba umugaragu biragomba gushira. Kuki? Kuko uyu munsi ugiye kuba umuyobozi. Kuko uyu munsi ugiye kujyana abantu banjye mu gihugu cy'isezerano. Hari abakunda kugereranya igihugu cya Kanani nko mu ijuru, ariko jye siko mbibona. Igihugu cya, kuko i Kanani yaragiye ahura n'intambara n'urugamba. Ntabwo mu ijuru dutegerejweyo n'urugamba, oya. Ahubwo njye mbona kuva muri Egiputa ni agakiza. Kunyura mu nyanja itukura tubijyanye n'umubatizo. Noneho kugenda mu butayu ni bwa buzima busanzwe butoroshye bw'abakristo bw'abizera. Ariko kwinjira i Kanani ni ugukura mu buryo bwo kwizera ngo ukore umurimo w'Imana. Haleluya.
ukora umurimo w'Imana, wagura ubwami bw'Imana, ukora ivugabutumwa ry'isi yose, ubwiriza imirenge 416, kugira ngo buri muntu wese, abantu bose bo mu moko ataramwe, kuko uba wakuze wageze mu isezerano, uba wagize imbaraga, noneho wagura ubwami bw'Imana. Iyo ni Kanani. Imana ishimwe cyane, Imana yambwe icyubahiro. Kubw'ibyo rero komera ushikame. Kubera iki? Kuko Mose yarapfuye, ntabwo agihari. Ibyo byaratambutse, ibintu byatambutse, ntabwo wabihinduraho, ibi ntacyo wabikoraho. Ibyo rero uri muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera byararangiye. Mose yarapfuye, ntawe uhari, yarimuwe, ntawe uhari. Kubw'ibyo haguruka, komera ushikame, ukora umurimo uhamagarirwa. Uko no gutangira bushya, ndetse ni no gukomeza ujya imbere. Imana ishimwe cyane. Yosuwa yari afite byinshi rero byahatambutse. Yari amenyereye gukorera Mose hamwe na Kalebu, ari kumwe na Kalebu bakoreraga Mose n'abandi bakuru b'imiryango y'Abisirayeli. Ariko ubu byahindutse. Imana yaguhamagarira gutangira bushya. Ni ukuvuga ngo ibya kera bishire mu izina rya Yesu, maze ube icyaremwe gishyashya, ukomeze imbere, wagura ubwami bw'Imana. Pawulo hari ukuntu abivuga hariya mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 13, ngo bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Umurongo wa 14, ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu. Haleluya, kwavuye mu ijuru. Ijambo ry'Imana riva ku Mana mu ijuru. Ni ukuvuga ngo Pawulo yavuga ngo nibagirwa ibiri inyuma. Hari abantu bahambirwa n'ibiri inyuma, hari abantu baguma mu bikomere no mu nkovu z'amateka yabo. Ibyo kuko ntabwo twabyibagirwa, nta nubwo tubyibagiza. Ibyo biradufasha kugira ngo dusobanukirwe uyu munsi. Ariko noneho twamara gusobanukirwa uyu munsi, tukagira itangiriro rishya, maze tugakomeza tujya imbere. Komera ushikame. Iryo jambo ryagaruka 3 mu murongo wa 6, mu murongo wa 7, ndetse n'umurongo wa 9. Komera ushikame rero. Mwene data uri hafi, mwene data uri kure, abo twateranye uyu munsi, komera ushikame. Kubera iki? Ntutinye. Imana ishimwe cyane. Pawulo ati nibagirwa ibiri inyuma, kugira ngo asingire ibiri imbere. Kubw'ibyo rero ni ukwibagirwa ibyatambutse, ibyo Satani areguzwa. Wanyuze muri ibi, wakoze ibi ngibi, wagiye ahangaha, wavuze ibi ngibi, oya, nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kandi ndarwana. Yosuwa yagombaga rero kumenya ko agomba kurwana. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro kubw'ubuntu bwayo no kugira neza kwayo. Niyo mpamvu rero yagombaga gukomera mu Mana. Icya kabiri, Imana itanga urufunguzo rw'intsinzi. Imana itanga urufunguzo rw'intsinzi. Imana yakubwiye iti ntutinye, kuko ndi kumwe nawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe, ni koko nzajya ngutabara, nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye. Tekereza kuramirwa n'ukuboko kw'Imana. Twabonye ko inyoni y'ikizu ni inyoni ikomeye cyane, ni umwami w'izindi nyoni zose. Noneho iyo itoze imishwi yayo, iramanuka noneho ikayiramiza amababa yayo. Kuramirwa n'ukuboko kw'Imana birakomeye cyane, n'umugisha uhambaye. Ni ukuvuga ngo Imana irabizi ko hari ibishobora gushaka kugutura hasi. Irabizi yuko hari aho ushobora kumva wituye hasi, nka hamwe Eliya yarageze munsi y'igiti cy'umurotemu. Burya Eliya rwose yumvaga yarangiye neza, ariko Uwiteka Imana iraza imuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. Kuramirwa n'ukuboko kw'Imana ni ibintu byiza cyane, ni ibintu by'umumaro cyane. Kubw'ibyo rero ntutinye, Imana iri kumwe nawe. Ntutinye, ahubwo wizere Imana iri kumwe nawe. Imana rero itanga urufunguzo rw'intsinzi. Ku murongo hariya muri Yosuwa, umurongo wa 7, ngo icyakora komera ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso. Urwo ni urufunguzo kugira ngo ugere ku byo ugomba kugeraho. Niba utangiye bushya kandi ukaba ugomba gukomeza, witondere ijambo ry'Imana rya buri munsi, kugira ngo ukore icyo rikubwiye. Atari ukuryumva gusa, ahubwo ari ukuryumva ukaritekerezaho, ugasenga Imana, kandi ugakora icyo rikubwiye. Urufunguzo rw'intsinzi ni urwo ngurwo. Umurongo wa 8, ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Sinzi ibyo utekereza ku manywa na nijoro,
ariko Yosuwa ibanga yahawe n'Uwiteka Imana, ndagusengera Imana mu izina rya Yesu kugira ngo ninjoro nukanguka, niba ngombwa kukanguka ukamara umwanya uri maso, jya utekereza ku ijambo ry'Imana, jya utekereza ku byanditswe muri Bibiliya. Nibyo bifite umumaro kandi nibyo bituma utahukana intsinzi. Niryo banga rero ryo kugera ku ntsinzi. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibitabo byinshi byigisha uburyo ki watunganirwa, hari ibitabo bigusobanurira uburyo wakwiga amasomo ukayatsinda, hari ibitabo byanditswe n'abahanga bikubwira uburyo wagera ku ntsinzi n'intambwe 5, intambwe 10 wakoresha, ariko Bibiliya nuyisoma ukayitekerezaho ku manywa na nijoro. Ni ukuri ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana yavuze ati jya wumva ijambo ry'Imana kandi ukora icyo rikubwira. Kubera iki? Kuko unyigisha ijambo ryawe Mana kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge. Unyigisha ijambo ryawe kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge. Iyo ni inzira duhabwa na Bibiliya. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Kubw'ibyo rero, icya mbere komera ushikame, icya kabiri umenye ko Imana yateguye inzira y'intsinzi ari ryo jambo ryayo, icya gatatu umenye ngo Imana ikubanziriza imbere. Mbere y'uko ugerayo Imana irakubanziriza. Yosuwa igice cya 2 umurongo wa 8 handitse ngo nuko Rahabu batararyama, uwo mugore arurira abasanga hejuru y'inzu, arababwira ati nzi yuko Uwiteka abahaye iki gihugu kandi mwaduteye ubwoba, ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima. Nuvuga ngo Imana mbere uko Yosuwa agenda ngo yinjire i Kanani, Imana yari yaramaze kumutegurira Rahabu. Imana yari yaramaze gutegura inzu y'amacumbi abatasi bazagenda bagacumbika. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero we kwibaza iby'ejo hazaza, kuko Imana yamaze kuguteguriza. Imana ishimwe cyane. Mbere yuko Eliya ahura n'ibibazo ngo abure uwo bakorana imirimo, Imana yari yaramuteguriye Elisa. Dawidi Imana yamuteguriye Yonatani, ndetse Yosuwa Imana yamuteguriye Rahabu hari imbere. Reka mbwira ngo Paulo nawe Imana yari yaramuteguriye Ludiya hariya mu itorero ry'i Filipi. Noneho bahera umurimo mu nzu ya Ludiya, ubwami bw'Imana buraguka. Imana ishimwe cyane. Imana yateguriye ba Yasoni, ba Prisila na Akwila i Korinto. Aho hose Imana yabaga yagiyeyo mbere y'igihe, mbere yuko Paulo agerayo. Kubw'ibyo mbere yuko ahantu uteganya kujya muri iki cyumweru, uzamenye ngo Imana izaba yakubanjirijeyo kugira ngo igutegurize. Imana ishimwe cyane. Hari ijambo rikomeza umutima Rahabu yabwiye bariya batasi, umurongo wa 11 ngo tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishe ubwoba, nta muntu n'umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. Uwiteka Imana yanyu niyo Mana yo hejuru mu ijuru, ni nayo Mana yo hasi mu isi. Ibyo ni Rahabu wabivuze atarabana igihe kirekire n'Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero hari abo Imana yateguye kugira ngo nutera intambwe ukagenda hariya, Imana izaguhuza n'umuntu ufite kwizera kandi mukomeze umurimo. Imana ishimwe cyane. Rahabu rero yaritanze, yitangira abakozi b'Imana. Niyo mpamvu umurongo wa 3 w'igice cya 2 ubwo umwami yamutumagaho ngo sora abo bantu basoke, umurongo wa 3 uwo mwami atuma kuri Rahabu ati sohora abo bagabo bari iwawe, kuko bazanywe no gutata igihugu cyacu. Sora abo bagabo. Ariko Rahabu aravuga ati reka da mubakurikira ubwo bagiye. Imana ishimwe cyane. Rahabu yaritanze aharamagara kubw'abakozi b'Imana, kubw'Abisirayeli. Umenye hari umuntu witeguye kukwitangira, hari umuntu witeguye kukwimana, ariko reka nkubwire ngo ni Imana ishaka kukwimana kubw'umurimo wayo. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana yahabwa icyubahiro. Reka turebe umurongo wa 1 w'igice cya 3 muri Yosuwa. Ngo bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo, avana i Shitimu n'Abisirayeli bose bagera kuri Yorodani, barara batambutse. Ndagira ngo mu gusoza ijambo ry'uyu munsi tubone ko Yosuwa mu gutangira bushya, mu gukomeza, yazindutse kare. Imana irashaka ngo ujye uzinduka kare mu gitondo, kandi nujya kwambuka Yorodani ntugahite ushyiramo amaguru uhita ugenda, ujye ubanza urare 3. Erega Yorodani si umukino. Yorodani irahurura igahutera. Ishobora no gutwara ibiti bigenda, ishobora gutwara imibyare, igatwara ibintu biremereye. Kubw'ibyo yaraye 3, abyuka kare, arara 3 atambutse. Kugira ngo bigende bite? Kugira ngo noneho abatambyi, Abalewi babanze imbere bahetse isanduku y'isezerano,
mureke tujye dukurikira ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwo ku cyumweru butubere isanduku y'isezerano, kugira ngo noneho riturangaze imbere, kugira ngo mu buzima bwa buri munsi dutahukane intsinzi. Kubw'ibyo ndagusengera nguhesha umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo ukomere ushikame, ijambo ry'Imana rikubere urufunguzo n'ibanga ryo gutahukana intsinzi, kandi ntugahutireho, ahubwo ujye ubanza ubyuke kare, uhamagare Imana, kandi ugende ukurikiye ijambo ry'Imana buri munsi. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbazwe, uhabwe icyubahiro, uruhera kandi urakiranuka buri munsi uko bwije n'uko bukeye, uduha umunsi mushyashya kandi ushaka kugira ngo duhindure bashya. Ntabwo umurimo Yosuwa yarahamagariwe wari woroshye, ahari natwe hari imirimo tugomba gukora itoroshye, ariko ushimwe yuko uri ku ruhande rwacu, ushimwe ko ijambo ryawe uriduha uko bwije n'uko bukeye, ujye udushoboza hakiri kare kugira ngo dushake mu maso hawe, kandi tudahutiyeho, ahubwo tuyobowe n'umwuka. Habwa icyubahiro Mana yacu, were none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.